abashumba bo mu ndembo, abashumba biki bye kwitwa ko atarimo abahozeho kera, nubwo batajamo. Bamwe ngo ni inyeshamba, abandi ngo ni inkuba, abandi ngo ni cy'abandi ngo ni kibari bafite ibyumba mu mago hirya no hino. Biriya byumba rero wabonaga mu mago byasenyaga ingo z'abantu benshi, kubisambaniramo biriya byumba kandi ari by'amasengesho, gukora ku mabere y'umugore wawe. None se ubu uheruka kumva basengeye abashumba imyaka 2 sisize? Ahubwo nanjye ubwo nicyo kibazo nyangera. Abariho Sidone bariya mbere bashiragaho umushumba nk'ubu nkanjye bagatangira kuvuga indimi, ko ntawe abagize uca. Uwo mwuka wera yaraje ari umuyobozi, ari umufasha, yari afite gahunda. Nese wowe uzaje guhanura utangira umumanurire ngo ndagira rukururana 10 kandi nana Daihatsu nanagura, ndakwemere. Bari kwitiranya ibintu bakagenda bakava muri ADPR. Nibagera niyo bagiye nabo abakirisitu bo muri ayo madini mubavumbure, bamwe bari kuzanwa no kubesa ikoruka mu ruhando rw'amadini birangira. Ubundi ADPR yacu dukomeze dutera imbere, kandi ari nako nyobozi yacu bafashe imfubyi. Nongeye kubasuhuza kandi bahaye ikaze hano kuri Dushime Ibyagezweho TV. Mbasuhuje rero aho muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye cyane, ibyo muri Afrika, ndubona kuvuga ngo ni Rwanda, ni Congo, ni Uganda, ni Tanzania n'ibindi bihugu byinshi bitandukanye byo muri Afrika. Mbasuhuje nanone muri ku migabane igiye itandukanye cyane, kuvuga ngo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni Canada, ni Burayi ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye cyane. Basuhuje, amahoro y'Imana akomeze abane namwe, yage bimeze neza, naho namwe rero bitameze neza no gusaba Imana kugira ngo ibigenze neza cyane. Rero ngiye wumva abarishema Pride n'ubundi nk'ibisanzwe hano kuri Dushime Ibyagezweho TV, mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku munsi, isaha ku isaha, umunota ku munota. Rero nyaboneka ndagira ngo utarakora subscribe, ukora subscribe no musanzu ukomeye kugira ngo dukomeze dushime tunashyigikira ibyagezweho koko nkuko izina ryacu ribivuga muri rusange. Akanya rero ndi kumwe n'ubundi n'umugabo musanzwe mumenyereye kuri kamera zacu rwose za Dushime Ibyagezweho TV, mu biganiro bigiye bitandukanye cyane, bigaruka kuri kuyoboka Imana, bigaruka ku mutekano w'igihugu ndetse no gushima ibyagezweho muri rusange. N'ubundi nkuko slogan yacu ibivuga cyangwa se izina ryacu ribivuga, ari Dushime Ibyagezweho TV. N'ubundi nadiriye turi kumwe nawe, ariko mbere yuko n'ubundi no mukristo ndabizi, mbere yuko tunakomeza ndabizi we icyambere ni isengesho, cyangwa mbere na mbere Imana n'ubundi nkuko Bibiliya ibivuga. Ndagira ngo abanza dushyire imbere y'Imana. Murakoze. Nitwa Nshimiyimana Adrien. Reka dusenge. Imana nziza, Imana ishobora byose, Imana nyamana, Imana yaturemye, ikaduha umwana wayo ikunda Yesu Kristo, akatwitangira akabambwa ku musaraba, akaducungura, akitangira ibyaha byacu. Imana izi ibyo twibwira byose, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana yaturinze kuva mu gitondo kugeza aya masaha. Imana yarinze igihugu cyacu n'abayobozi bacyo. Imana yarinze abanyarwanda twese. Imana yandindiye umuryango, karinda n'abandi bose, karinda n'inzego z'umutekano z'igihugu cyacu. Imana ikomeje kwirirwa ahandi igataha i Rwanda. Kuri uyu mwanya turagushimye, turaguhimbaje, habwa icyubahiro. Tukweretse ibiganiro tugiyemo, turinde gusobwa, turinde gutandukira, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nk'ishanzwe n'ubundi yatangiye abibwira, ni Adrien mu biganiro bigiye bitandukanye cyane. Amakuru iminsi nanone imeze gute?
sawa amakuru ni meza cyane. Twongeye kukwakira rwose hano kuri kamera ya Dushima Ibyagezweho TV n'ubundi kibisanzwe. Abantu bacu bamaze kukumenyera cyane, baravuga ati ibiganiro ugenda utanga hari umusanzu bigenda bitanga mu bantu. Ese we feedback cyangwa se abantu bagenda bakubwira ngo iki muri rusange muri telefone yawe, abantu bagenda ibiganiro tutanga muri rusange babivuga iki? Ibiganiro dukora barabishima kuko ikinyereka ko babishima ni iryo jambo uri kuvuga ati mukandaha, ndetse na hariya hagaragaza abantu bagukurikiye, kandi ndabona hari kumera neza, hari kugera mu 2000 n'abandi 2000 ngira ngo hari mu kanya by'abakurebye by'abandebye, biraba byuze kandi bikozwe mu minsi itarenze ine uyu ni wa kane. Rero ni ikigaragaza ko bankunda, bishimiye n'ibiganiro dukora, kandi ni ibiganiro byiza, ntabwo ari ibiganiro bisenya, ntabwo ari ibiganiro byangiza. Rero abantu bambwira ko ari byiza kandi bakananshimira. Hari bimwe mu biganiro wagiye ukora bigarukaho n'abantu baravuga ati ibiganiro ni byiza. Kimwe rero mu kiganiro tugiye no kugarukaho turi buze no kuba dukomozaho, bakoze muri iyi minsi wakoze ikiganiro kijyanye no ku idini rya ADEPR, uvuga ibitaragendaga neza kera mu ngoma zagiye zihita ku bayobozi bagiye batandukanye cyane. Back in days tureba abantu bagiye bayobora ADEPR, tugaruka no ku mushumba ubu ngubu uriyobora ariwe Revera Pastor Isayi. Ubigarukaho muri rusange abantu mu by'ukuri byagaragara yuko ari abantu ikiganiro baje kuba bakishimira, ariko n'ubundi ndavuga nti sindibuze n'ubundi ndagutumira tuganire bigiye bitandukanye cyane, tunarebe n'ibindi bintu muri ADEPR bihari ibiri kuvugirwa ku itangazamakuru cyane muri ADEPR, ntumve kuko niba nawe ubifiteho amakuru. ADEPR turabizi yuko ifite amategeko agenga abayoboke bayo, kandi baba bagomba burya kuyubahiriza byanze bikunze bakayakurikiza. Ese ko hari imyitwarire usanga benshi batavugaho rumwe cyane? Hari bitangazamakuru wenda sinabimentioninga cyangwa mbivuge, ariko ibyo bitangazamakuru bimwe na bimwe birahari bivuga ngo kwambara amapantaro ngo buriya ngo byaba biri mu nyigo yo kuba byakwemerwa no muri ADEPR, kwitukuza, makiyaje, amaherena, gukora imisatsi, kwambara mini n'ibindi bintu bigiye bitandukanye cyane bisa nkaho ari ibyo muri iyi minsi cyane bigezweho. Ese wowe ubivugaho iki? Ibyo bintu hari amakuru wabifiteho? Ibyo bintu nibyo koko, amakuru ni menshi kandi avuga kuri ibyo bintu. Nge nkaho merukira kubyumva ni kuri radiyo, nako ni kuri cano y'umuntu y'iyobokamana, ni nka cano nk'ebyiri nabyumviseho bavuga ko umuvugizi wa ADEPR yabitangaje cyangwa se azabitangaza, ko ibyo bintu bikomorewe, ko abayoboke ba ADEPR ibyo bintu bagomba kujya babikora. Narabyumvise, ariko nubwo nabyumvise ntabwo nabyemeza, kubera yuko ADEPR umuyobozi wayo atarabitangaza, kandi ADEPR ifite ushinzwe itangazamakuru. Mu gihe rero ushinzwe itangazamakuru atarabitangaza, ntabwo nabitangaza. Ariko wenda nagira icyo mbivugaho. Ndakeka neza ko ndemezanya n'umutima wanjye ko umuvugizi wa ADEPR na biro nyobozi bakorana. Ndahamya
ko badashobora kwemerera abantu kwitukuza. Ndahamya ko badashobora kwemerera abantu kudefiriza. Erega no kudefiriza bitwara umwanya, binatwara n'amafaranga. Ntabwo rero numva ko babigira itegeko. Shobora ubu muri iki gihe leta y'ubumwe bw'abanyarwanda iri gushishikariza abaturage gukora cyane no kwirinda icyatuma basubira inyuma. Ikavuga iti abantu banywa inzoga gakeya, niba ngombwa bazireke. None se umuvugizi wa ADEPR niwo washumurira abakirisitu be b'itorero ngo nibaje muri ibyo byo kwitukuza no kugira ute? Kandi na nyakubahwa perezida wa repubulika atakunda abitukuza. Abitukuza b'abanyarwanda arabakunda, ariko akabakangura akababuza kwitukuza, akabereka ko ari bibi. Ndetse hari n'aho yavuze ati iyo bigeze nyuma yabuze na ya mavuta cyangwa byabaye ukundi, ngo umuntu usanga yabaye amabara y'imituku, imihondo. Kandi koko nibyo cyane. iyo witukuje nyuma bikaguca ukabona ya mitukuzo yawe, umubiri uruhu birakuzambara. Rero na ADEPR ntabwo yabwira abantu ngo nimusubire mu bya mbere, ahubwo wenda ikintu mbona cyo natandukana naho n'abavuga ibyo gato, cyangwa je ikintu nakwemera kiramutse kibije muri ADEPR, kwambara amapantaro ku rubyiruko byo nabyemera. Urugero, kwambara amapantaro ku rubyiruko nabyemera, kwambara amapantaro ku badamu no ku bakobwa bagiye muri siporo, bagiye mu muganda, nabyemera. Ariko ADEPR ifite umuco wayo, kandi buri dini rifite umuco wayo. Cyane wenda reka ADEPR mvuge ngo ni kampani, cyangwa ni ikibina. Tuba mu bibina, tuba mu makampani, ariko buri kampani igira amategeko yaryo. ADEPR abutse ubonye ko kwambara amapantaro nta kibazo, yaba ku bagore yaba ku bakobwa, njye numva nta kibazo byaba bintwaye, nta n'ikibazo kirimo, sibyo? Ariko noneho byagera mu makorari ntibabyambare, ntibambare amapantaro mu gihe bagiye mu makorari. Ubwo ni ukuvuga niba bandi bahagarara ku ruhimbi. Ariko mu mirimo yo hanze itandukanye, kwambara amapantaro numva ntacyo byaba bitwaye, cyane ko baranayambara. Uretse ko bitagaragara, abenshi barayambara. Mbese hari umuntu wa ADEPR uja mu muganda ari mu nzego bwite za leta, kagende yambaye ijipo? Nta musirikare w'umudamu cyangwa umukobwa wo mu ADEPR wenda wambara. None se ntabwo ubabona? Cyangwa umupolisi w'abakobwa ubona? Ese si bakijijwe? Nese nta bazaja mu ijoro? Nta badaso b'abakobwa ubona? Nese ADEPR irabahagarika? Ahubwo giye dasaba ADEPR, ubuyobozi bwa ADEPR bukura abantu mu rujijo. Ipantaro nibareka abantu bambara ipantaro, abantu bambara amapantaro, ariko nibagera mu makorari bagiye gusenga, bagendane n'umuco w'itorero. Ku munsi wo gusenga. Ko nta niforome y'amapantaro iriho. Ubwo n'abakristo bataririmba babemere kuza bambaye amapantaro mu gihe bagiye gusenga? Nta cyabamubuza. Ariko cyane ku rwange ruhande, ndi nk'ubishoboye,
nabishishikariza urubyiruko gusa. Abakuze bakambara nk'uko basanzwe, sibyo? Wenda nk'ubu nka madamu wanjye yaje mu muganda yambaye ijipo n'ikanzu, byaba biboneye cyangwa muri siporo? Ntabwo byiboneye. Siporo se byo. Na siporo ntabwo ari byo. Ikindi abantu bagomba gutandukanya ibintu. Abazanye ubutumwa bwa ADEPR mu gihugu ni Abasuwedeye, Abaswedish, Abanyaswede muri 40. Abo bose bambara amapantaro. Wari ubizi? Runda abera bo cyangwa abazungu bambara amapantaro nta kibazo. Ahubwo kugeza ubu abazanye ubutumwa muri ADEPR ngo abenshi baranaguye ngo nibo babaye abatinganyi. Abenshi ngo byarabayobeye bashinze imbuga z'abatinganyi. Abandi bashinze insengero zabo. Barahari rwose. None sabo tugume tubarebereho ngo nibo bazanye ubutumwa muri ADEPR. Ahubwo twebwe kwambara ipantaro nta cyaha kirimo. Ahubwo numva umuvugizi wa ADEPR yazakura abantu mu rujijo. Niba yambaye ari aho uvuze ku bambaye amapantaro, ahubwo nsigaye ndabona none ko hari abakobwa bo muri ADEPR, nsigaye mbona n'abamama bo muri ADEPR bambaye ibiri kureberana, ibiri kunyongerana bimeze nk'agatimba, cyangwa ifite rupasuri zabo, ikabutura yo mu nda. Ikabutura yo mu nda ukayibona neza uko yishushanyije n'imyatate byose ukabibona. None se arabo n'uwambaye ipantaro, uwambaye neza n'uwo ari n'undi wambara ikanzu ndende cyangwa se ijipo ndende rwose igera ku birenge, ariko wareba rupasura rwose ukabona urareba, ukabona byose ntacyo bimaze. Rero abagore abakobwa muri ADEPR kwambara ipantaro nta cyaha kirimo. Urugero ubu mfite umukobwa wanjye w'imfura. Iyo tumujyanye tugiye kumugurira imyenda muri Shike cyangwa n'ahandi hose, tukamugurira amakanzu n'amajipo, rimwe na rimwe ararira ati pasi mbishaka, njye nshaka ipantaro. Nese ubwo tumubongamire tumutera agahinda kubera iki? Amubuje n'uburenganzira bwe bwo kwambara icyo ashaka. Sibyo? Hari abasoma bakabisanisha n'umurongo wo muri Bibiliya. Ngo Bibiliya iravuga ngo kwambara ipantaro ni icyaha. Ngo bazabonisha n'abambara imyenda ya kigabo. Ari abadamu. Nese se hari imyenda ya kigore? Se hari amapantaro ya kigore? Ariko Bibiliya yavuze imyenda ya kigabo. None rero n'abambara amapantaro b'abagore n'abakobwa bambara ya kigore. Nese ubwo rukumva abantu batabesheraga Bibiliya cyane, birumvikana. Rero ADEPR icyo kintu nanjye ndagishigikiye, ariko ntabwo barabitangaza, nta nurabivuga. Igitekerezo cyawe, ariko nanjye icyo gitekerezo babizanye nabyemera. Naho kuzana icyo kudefiriza, gupfumura amazuru, gusiga bya bitukura ku ngohe, guharura ingohe, kugira ute byose. Ubu amazuru nsigaye ndabona hari n'abayapfumuyeho ariho nk'amaherena 3. Ibyo byo ntago baba banyuranyije n'umuco w'itorero ryacu. Birumvikana. Rero ibyo ndakeka nkurikije ukuntu umuvugizi wa ADEPR akijijwe n'abo bakorana, ndakeka ibyo nta muntu ntago babigarura, baba babeshera. Ahubwo ni babandi babarwanya baba babizanye kubishyira mu bakirisitu ngo abakirisitu babange, cyangwa bateza akaduruvayi mo hagati. Ntago babikora, ntago washishikariza abantu ngo muje kwitukuza, muje gupfumura ku mazuru. Ntago ndayizeye Zayi
nyakubahwa Ndayizeza uyu muvugizi wa ADPR na biro abakorana ntabwo icyo kintu bagikora ndabizeye pe rero byo ni ikinyoma cyambaye ubusa ni uguharabika abayobozi bacu ba ADPR ariko umanza umenye ngo ababivuga ni bande hari ibinyamakuru amativi cyane y'abanyentambara barwanya itorero hari n'igihe akunda guha ijambo abarirwanya aribo bamwe uzabona bagiye guhanura ngo bari guhanurira ADPR ubu buyobozi bwa ADPR buravaho ngo bamwe ujya ubona ko babaha ukwezi ariko ukwezi kugashira ukundi kugataha urugero wenda hariho umudamu wigeze kuvuga ngo yitwa John Ryange John Ryange ariko buriya ntari amazina ntabwo nyemera nta mukirisitu wo kwitwa ayo mazina ameze gutya ngo John Ryange hari n'abitwa ngo inkuba umukirisitu kwitwa inkuba ntabwo ari byo ariko ari amazina aba afite aho yagiye aturuka mwe ni babandi baba bashaka kwiremereza no kwizamura ngo babatinye ngo bumve ngo barakaze uwo witwa John Ryange mereza amazi aho ngaho sha y'Inyange agacupa gatoya urumva noneho uwo witwa John Ryange yarahanuye ibintu byinshi cyane urumva avuga ibintu byinshi ngo by'Imana yamutumye ngo kuri biro nyobozi ya ADPR ariko mu by'ukuri pe bimaze imyaka 2 bigiye gushira bimwe yabihaga ukwezi ubundi 2 bigaca igikuba mu bakirisitu ba ADPR hari n'undi waje ari kuvuga ngo Eza yarapfuye ngaramara amezi 2 ubu tugeze umwaka urashize hari n'undi wikunkumuye bari mu rusengero rwa ADPR Nyarugenge ariko nkumura aritigisa avuga mu ndimi ati kandi bivuga n'umuvugizi araho ati Imana irakwirukanye niyo bashatse kuzanamo akantu bavugamo leta ngo ntabwo leta ariyo yagutumye rero mu by'ukuri ubwo ni ubuhanuzi bw'ibinyoma Mwuka Wera agira gahunda Mwuka Wera agira gahunda nta Mwuka Wera usaragurika Mwuka Wera ni umufasha Mwuka Wera ni umuyobozi Umwuka Wera agira gahunda ku buryo ntabwo yagomba kwemerera uriya mugabo guhanura aho ngaho uko biriya byavamo n'intambara nk'ubu nkanjye ni uko Ndayizeza yakijijwe nyine ari n'umushumba nkanjye hariho wamanurira ubusa ari kumbesha ndi mu rusengero akaza akampagararira uruhande nkahagarara nkamupfuka iminwa gutya nitoka shitani Umwuka Wera ni umuyobozi Umwuka Wera ni umufasha si ujya ubona abantu bari kwitigitiriza kuri za kamera ukaja kubona ukabona aritigise aratigita aratetemye ubu nanjye nabyikora urebe
bano bantu ubona bose baza kuzurizwa umwuka wera kuri za kamera bakaza bakavugana ziriya ndimi kuri kamera bariya bose ubona ni ibintu bikoreshwa. Umwuka wera indimi byakagomye no kuza bikagufatira mu rusengero, mu materaniro, mu masengesho, sibyo? Ariko kuri kamera ni imbaraga biregamo bakaziregamo. Dore ubu nanje zaje mucaka natangira kudedeza ngo deveta ya disike, urumva bakavuga indimi nabitangira kuko nanabikora. Umuntu wese harya sara bahanuye ngo Nyabugogo ngiye kuba inkambi y'impunzi, twagiye kuba ibikomeye. Nyuma gato ntibabivuguruje, bamwe ko baba bishakira amaronko. Abavuze ngo twagiye kuba ngo impunzi zigiye gusubira mu ntara, ngo umujyi wa Kigali ugiye gusigara mu busa, ngo amakamyo agiye kwikorera abantu nk'ayikorera ibirayi. Byarabaye. None se si babivuze bari kuri kamera bari guhanura? Biriya rero umwuka wera agira gahunda. Umuhanuzi se aja gutekereza ibyarahanura kuri kamera. Guhanura se birapangirwa, guhanura bipangirwa umunsi. Guhanura se umuntu aravuga ngo kuwa kane nzahanura ibi, kuwa gatanu nzahanura ibi. Byo ni ikinyoma, ni abanyamitwe. Ndasaba abakirisitu bo madini yose yo mu Rwanda birinda abo bantu. Umuntu bazabona ari kuri kamera ari kwitigisa nk'ahano kuri Dushime Ibyagezweho TV, urabona ko ifite ibikoresho kabuhariwe. Nta kamera n'imwe ifite iri munsi ya $5,000,000. Kuza kuyibesheraho rero byaba ari icyaha. Kuza ukitigisa ngo rava ni tiketi saje. Imana iravuze ngo ikubwiriye hese, mwahuriye hese. Imana bayigize mwene nyina mwene se muramuwe. Hagari byo biriya ni amanyanga, sibyo? Imana ni yacu, Imana ni yacu bwite, ni yacu. Ntitukayimenyere, ntitukayigire ikintu cyoroshe. Imana ni Imana, sibyo? Rero guca igikuba, kurangaza abaturage mu gihugu, kurangaza abayoboke ba ADEPR ni ikosa, ni ikosa rwose. Kurangaza abakirisitu, ngira ngo wabonye ko hari n'abagiye bafatwa bagafungwa muri iyi minsi, bagera imbere y'ubutabera bagasaba imbabazi, ko ntabwo tuzongera. Si ikikwereka ko ibyo ndi kukubwira ari ukuri, ko umwuka wera agira gahunda. None se wenda reka nkomeze kuri uwo witwa John Ryange. Amakuru naje kumenya uwo witwa John Ryange ni abantu bamuteranyirizaga amafaranga, niko naje kumenya, ariko ntabwo nabihagazeho. Ngo nyine abahe bamwe bajyanye n'impinduka zo muri ADEPR bakamuteranyiriza ngo genda uhanure gutya. Ntabwo ari we gusa, ni benshi. Reka nkuhe urugero. Nanjye ubwanjye, kubera ko abantu bazi ko hari ibintu nabajije njyewe, urabona ko muri cya gihe cyo ku ngoma ya Karuranga hari bitaragendaga neza, nanjye ndi mu babirwanyije, ndasakuzaho gatoya. Gusakuza kwanjye kwahawe ishingiro kuko ntabwo ntangaza ibinyoma, ntangaza ibyo nzahagararaho nkasobanura. Niyo mpamvu hari n'abantu bashobora kwiha kunyataka. Ushaka kunyataka, njye sinakwatakana nawe,
nakujyana mu butabera, mfite avoka, mfite metero, naho naba namufite namushaka, si 500 cyane nkakurega kunyandagaza no kunyataka. Abantu bazatandukanye ibintu byo kutangaza amakuru, kuza ugatukiraho umuntu ukamwandagaza ukamuhindanya ntabwo ari byo. Kamubeshya ari 10,000 baguhaye, ari 100,000 baguhaye ngo genda ngo uvuge ngo Ezayi yarapfa ejo. Icyo gihe ni ugutera abana ba Ezayi ubwoba. Kabana b'umuvugizi nibumva ko arapfa babyumve kuri YouTube baramara igihe bababaye. Ubwo buhanuzi bw'ibinyoma niba Imana ibukubwiye genda ubibwire Ezayi wenyine, ntubivugire mu ruhame. ntabwo dushaka kubwumva, uri kubitubwira turabikeneye. None se kubitubwiye ejo Imana ikagukoza isoni ikakumwaza ntapfe, ntumwaye. Uravuze ngo Ezayi arapfa mu kwezi kumwe, Ezayi hasize imyaka 5, si umwaye. Ubwo buhanuzi ntabwo tubushaka. Hari abantu nk'abo ba John Jyange bagiye bashukwa kenshi, njye niko nabitekereza. Nanjye ngiye kuguha akagero. Hari abanshatse burya muri kiriya gihe cyo kungoma bahereye ko hari ibyo nigeze kuvuga bikaba byo. Bati none Adrian kariweho dutegereje, kariweho firimbo ya mbere muri ADPR, kariweho uvuga bakakumva, watuvugira iyi ngoma ya Ezayi, nta nubwo bamwitanga Ezayi, ngo ingoma ya Ezayi ikavaho, nuko tukajyaho. baje kubya ibyo ngibyo barabikwandikiye. Urumva nitujyaho tuzaguha n'umwanya, ubwo umudamu wawe yize yaminuje afite na za masters, tuzamuha n'umwanya. Iyi ngoma nivaho, weho uri inyangamugayo, Perezida wa Repubulika arakumva, na cyagiye waramwandikiye arakumva. Dufashe abaduhira ikitorero ni Yusita Kayitesi, ni Ndayizeye Ezayi, ni Budigiri Herema. Tubabarira udufashe. Barahari barabikwandikiye. Oye kubinyandikira bakansangana hano iwanjye, bagaparika amamodoka. Se ni nk'abantu bashinzwe ikimurade, ni abapasiteri? Ni abahoze ari abapasiteri bamwe muri bo, ntabwo ari benshi, ni abageze aha ni nka 3. kandi bari bakomeye. Niyo mpamvu mfite ibihamya byo kwemeza ko baribona baje guhanura bagatangira ngo izo peya. Hari n'abavugaga bakibesha bagashiramo na paracetamol, cyangwa ugaje kuvuga ngo redezeta yisikoro, ukumva avuzemo n'ijambo sikoro. Bari kuvuga bari guhanura mu ndimi, ngo bari guhanura kuri kamera. Biriya ni ibinyoma biriya ni ibinyoma. Mwuka Wera agira gahunda. Mwuka Wera niwe ugejeje ADPR aho igeze. ADPR iyoborwa n'Umwuka Wera. Umwuka Wera mu makora ya ADPR uri muri kugurumana. Mu bayobozi ba ADPR urimo, mu badiakoni urimo, mu bayoboke urimo. Kandi Umwuka Wera aramanuka, abantu tukabona Imana. No kucumwera ahantu nasenge mu rusengero rwa ADPR, Umwuka Wera yaramanutse, bavuga indimi. Indimi ziravugwa, barahanura. Umwuka Wera jana agiye kubona mbona ari kwikaraga nko mu kirere. Abantu barihana. Umwuka Wera akaza umuhanuza akakubwira ngo Imana iravuze ngo, kabikwibwirira wowe weho wazanye gapote mu nzu y'Imana, vana majugunya. Kandi ugasanga gapote ko kukabona zisosoyemo. Urumva cyane rwose, akanavugana Imana imbabare ntanzongera.
umwuka wera urahari, ariko uyu mwuka wera wo kuri za kamera ngareruya ngo Imana yambwiye ngo ejo bundi ngo bukeye irongera irambwira ngo bukeye irongera iravuga ngo edizite ya kadeze pete kataka mitsingi desitare akaba avuzemo mitsingi. Ijambo mitsingi ni ikikwereka ko batubesha. Umwuka wera wo kuri kamera y'imyuka ni imyuka, ntabwo ari umwuka. Imyuka mibaho. Niyo mpamvu Imana ibavangira bakibesha ngo nimuvugemo Sikoro twa mitsingi. Sibyo? Ugasanga umuntu ngaragara kudedeza ngo dayi dezitame tekizite petakati, ukumva avuzemo n'izina umuntu. Rero buno buhanuzi ni ubw'ibinyoma. Ndasaba abakirisitu ba ADEPR ubuhanuzi bwo kuba kamera bwose ni ibinyoma. Babantu bakaza bakansanga hano iwanjye, njye buriya mfite politike nkoresha. Ntihazagire n'abongera kuza. N'abaje bamwe bimwe naranabafashe, hari n'abo mfite amafoto yabo, ariko ntibahumure, ntabwo nabivuga, nta nubwo nabashira no kuri kamera, nta zina ryabo navuga, ahubwo ntibamenye ko impinduka zibaho, bakira impinduka, bitware neza. Mu kiganiro cy'ejo bundi naravuze ngo abitwaye neza bakagendana n'impinduka neza, ntibaje gusaragurika, ntibaje kosha abantu, ntibajyanire ba Diriyane amafaranga ngo baje gusakuza. Nyire hari n'abanyibeshaho, nkanjye unzaniye ngo 100,000 ngo njye gusakuza, nambaye isaha y'800, sibyo? Mfite telefoni y'800, none akuzaniye 1,000, sibyo? Ndi kujya muri hoteli nkarya inkoko y'30,000, nkarya ifi y'50,000. Ubu nemerewe kugenda muri hoteli nkabasengerera muri nka 5 nkishura 300 cyangwa 200. None ngiye kwambura umupasitoro yayaguzemo ikotisi 1,000 ngaje kunyosha ngo ninje kuvuga gutya. Ubu ngenzi ibintu byinshi bya ADEPR, nzi amabanga menshi ya ADEPR, yaba abayobozi bariho ba ADEPR, ibyiza byabo bakora ndabizi, hari n'ibibi bakora naba mbese nje mfite ufite mbese ukuntu umenyera ibintu byawe, nkamenya ibintu kandi nkamenya amakuru kandi nkamenya ibintu kandi jewe utavuye aho. Ubwo bwenge bwose nabwigishijwe n'inkotanyi. Inkotanyi buriya iyo ubanye nazo neza uzivomaho byinshi, sibyo? Ubu abaturage b'u Rwanda twese turi ba maneko, niba mutari munabizi. Hari abazibesha ngo bari gukora amakosa. Nese iyo bavuga ngo umuturage ni ijisho ry'igihugu bavuze bakanakubwira ngo dutangire amakuru ku gihe, dukumira icyaha kitaraba, turwanya ruswa n'akarengane. Ibyo rero nzi kubineka. Ubu mfite aho ngenda mbika ibintu nakangare. Noneho ba bantu bakaza bakambwira ngo madamu wanje ngo bazamuha imyanya. Ashobora kuba ushinzwe umutungo wa ADEPR mu Rwanda, ashobora ngo biginga se ngo bya none bakaratukana, kandi ngo nabona kandi ngo n'abapasitoro ngo ko bita ngo ko wabishirishijeho ngo cyagihe bijaho, ntibavuge ngo ko wabashirishije ko ibintu. Ukibaza hano abapasitoro bayoboraga itorero ryacu mu minsi yashize ni abashumba, ni abapagani, ni abashumba, basanga ari abashumba, ariko nyine nabumvira ubusa nanjye nkisekera ariko ni n'abashumba. Abangezeho mwese Imana ibababarire, ariko mwihane neza, mugaruke mu murimo neza. Madamu wanjye
iyi nyobozi yagiyeho iyobowe na Ndayizeza yamusanze mu mirimo ya ADPR. N'ubundi madamu wanjye akora muri ADPR. Yamusanze mu mirimo, ni umukozi wa Compassion International ikorera muri ADPR. Si umukozi wa ADPR cyane rwose. None se barashaka kumushyira mu myanya ngabe ushinzwe imitungo isaha itaragera kubera iki? Ngera madamu ubundi tugendera ku masezerano, nta bintu tugura, nta myanya tugura. Hari n'abaturwanya, hari n'abarwanya baturwanya bakavuga ngo madamu ngahara azagumaho ye kuzazamuka. Reka da azazamuka ndetse azagera no hejuru kubera Imana, kubera amasezerano. Natazamuka mu nzego za ADPR zo hejuru azazamuka mu z'igihugu cyane rwose, kuko yarize, ni inararibonye, ni umuhanga, afite A0, afite masters yarangije 2019 muri Yerika, kandi yize mu mashuri atari nkayo baja kugura i Buganda nahe. Noneho n'ikindi ni umujyanama w'inama njyanama y'akarere. Urumva ko yatowe n'abaturage 100,000, yagiriwe icyizere, nta yabisabye, nta yabiguze. Nako kazi ariho muri ADPR yakoze ibizami, nta yabiguze. Baraja kunzanaho kumbwira ngo ngo ja kuri televiziyo, kuri TV channel, ngo tabaze ngo nibamara kuvaho turamuha imyanya kubera iki? Kandi hari ikimana yatuvuzeho. Ese niba ikimana yatuvuzeho gishigaje imyaka 10 cyangwa gishigaje umwaka cyangwa amezi, turaja kwirwanira kubera iki? za nzira za bugufi. No, izo nzira za bugufi ntizirama. Nk'ubu nk'urugero, nkanjye ntago wanjyana mu dini ngo ajye gusenyera mu dini rikodesha, ritarubaka urusengero, ariko zindi butike ejo bundi bagahita bavamo rwose bakabika. Idini ridafite urusengero, ritashoboye kubaka urusengero, narijyamo gukoramo iki? Mukarwubaka. Idini ritangiye rimaze imyaka 5 ritangiye urusengero rikodesha, ryabuze n'urusengero rw'ibyumba bitoya ngo rubigure, none babirutseho. Ahubwo jyewe kuba hari nk'umuntu umushuti wanjye nzi washinze idini w'umumama, yarishinze za Nyamirambo, ntago ari ngombwa kumuvuga, ariko niba gikodesha nashake ikibanza yubake, ahubwo nanje amamagaye nje kumutera inkunga. Naho gukodesha ntago ari byiza. Ahubwo samuganya tukiraho Nzuzimana naje kwirwa ndajya mu dini rikodeshwa gute? ADPR ifite insengero zubatse zirimo n'amakaro, Kiliziya Gatolika ifite ibiriziya, Anglikani ifite ibiriziya, Restoration ifite insengero, ZRTP ifite insengero. Bose batangira bakodesha da. Ariko hari ababigira umwuga. Kuva mu kwambera kodesha uwo nguwo rero muba mutura yishirira mu gifuki. Rero ntabwo jye maranira gushaka imyanya, ntabwo tuyigura. Twimana yatugiriye neza, yatugize neza, yatugize abasirimu, yaduhaye ijambo, yaduhaye amahoro. Nta nubwo twe twakwemera kujya mu kintu tuguza. Hari n'abantu bajya batu nkanjye nkunda kuvugisha ukuri cyane, ariko ukuri kwanjye hari abatagukunda. Birumvikana kuri kuraryanirega, kuri kurarya. Ugasanga kudakunda ukuri kwanjye bari kujya kumparabika ngo bakunde banyangishe rubanda cyangwa ubuyobozi. Wanyangisha ubuyobozi gute mfite ibimenyetso byemeza ko ibyo wagiye kuvuga ari ibinyoma? Rero abo bantu bazaga kumbwira gutyo ngo ninje gusakuza,
narabumvaga nkanabafata amajwi bamwe nk'abakamera. ubu impamvu mbitangaje ni ukugira ngo batazangarukaho. nta muntu nshaka ngo anteshe igihe, ariko numva itorero rigize ikibazo ni ngombwa ngo rihoremo intambara. ubundi se uweho kurukuza urugo rwawe iyo rwagize ibibazo ushakaga uburyo byakemuka. n'itorero rero ni urugo rwanjye, sibyo? ntabwo rero wahora utangaza ibibi gusa ku itorero buri munsi, intambara buri munsi. oya, ni nk'uko utahora utangaza ibibi kuri leta. ese uri gutangaza ibibi, nta byiza iryo torero ryakoze, nta byiza leta yakoze. niyo mpamvu ngewe rero numva nishimiye na dushime ibyagezweho TV. igisigaye abantu nibaze dushime insengero zacu, dushima leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yatumye hubakwa insengero nziza. tureke intambara. niba ubona ikibi cyaje ubaho bigeze, twarashakuje twararangiye, dushaka amahoro mu itorero, sibyo? dusengere biro nyobozi ya ADEPR iyobowe na Ndayizeye Yesaya irangize manda neza. nihaba amatora dushaka twongere tuyitore kuko adukoreye neza, ahubwo tuyisaba ibyo ikora, sibyo? ubaze nakubwiye ko ADEPR arigira amaturo menshi, ariko uburyo yakoreshwagamo ntabwo buhwitse. n'abashumba gusa kwigura amakositimu ahenze. umushumba hari ahantu nageze, umushumba ari kugura ikositimu y'ibihumbi 600 wa ADEPR uyoboye paruwasi. aho hantu niho numiriwe. aryo ubwo wambaye ikositimu y'150 nta wabera ugiye ukagura igitambaro ukadodera. ubundi umushumba urambara kositimu ya 400 ugamije iki? hariho imfubyi za Burayi, ahubwo bazaje gukoresha bya biteteye. iwacu tubyita ibiteteye y'amakanzu. babona se abangirikani cyangwa abagatulika bayambara bidasa neza cyane rwose, aho kugira bije biratuma mwiba, mukaja kwiba amaturo, mukaja kuguramo amakositimu n'inkweto ya 300. ahubwo icyo ni igitekerezo. ngewe Adiriyane uko mbona ikositimu nambara, nta kositimu meruka kugura ikositimu y'ibihumbi 300 ndi gushingira umuhungu wanjye nareraga hano. ubu ni dogiteri, ariko ubu ntayo nakongera kugura. n'umwana wanjye general naje gusaba ntayo nzagura iciriritse, ahubwo yabyaye 300 mbimufashe. nzagera gura igitambaro cy'itisaro mu mujyi bakidode kibitantwara n'ijana. ahubwo ariko kwikanyaza niho batwibira, akagenda akaja kwiba amaturo, kandi amaturo yagafashije imfubyi, yakubatse ibitaro, yagafashije abana be, sibyo? ubu hari abapasiteri benshi ba ADEPR badafite amazu, bahugiye muri ibyo gusa. kwambara neza, gutsapa. birumvikana rero ntibahindure. niba babona bibabongamiye, sibyo? nibashireho ikanzu, sibyo? baje bambara amakanzu nk'ahandi, ariko bareke kwishira hejuru. umushumba niba ahembwa udufaranga 200, ibihumbi 200 atumarire mu makositimu, kandi ayo makanzu azajya agurwa n'itorero. ndashimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, ndashimira urwego rw'igihugu RGB, ndashimira madamu Yusita Kayitesi. buriya dogiteri Yusita Kayitesi njye mbona itorero rya ADEPR yarariririye, ni nkaho yarigiriye ku gikumba cy'amashengesho. akigira ko ibintu byose byakozwe neza, kandi amategeko yubatswe nk'uko nabivuze ejo bundi, yubatswe twese tubigizemo uruhare. ni ibitekerezo cyane ko nababwiye ko byubatswe nabi ku babitangije,
kandi ko kurebye nibyo ababitangije babujije abana kwambara amapantaro cyangwa abagore ariko bo barayambara si ikibazo ni ikibazo rwose noneho rero igihe ikintu nifuza nuko abantu intambara ntibazihagarike nta ntambara ziba iwacu mwene Dawidi yaratsinze sibyo nta mupasitori ugomba kurangwa n'intambara barazaga bakamyiginga bamwe bakambwira ngo duhurire aha ubu hari amahoteli menshi yonze kubera abapasitori ba ADEPR bagiye nahagera ngasanga nta n'udutsiko ni amakipe meze nk'amashyaka bari kunywa ibyayi ngatangira umuntu umwe aravuze ngo ziriya mbwa ngo reba ukuntu ugasanga nka wa muntu ambwiye gutya ngo dufashe uzihirike ziveho nkahita muca amazi umuntu utangije kubwira ngo ziriya ngegera katari umupasitori ariko ni n'umushumba n'ubu baracara urasara bamukuye n'umushumba abashumba baratandukanye none reka nguhe nk'urugero harakoze haba amavugurura hari abapasitori muri ADEPR bari baratwihishemo baratwishemo ari ibiraya ari ibisekurume ubundi abantu basambana cyane iwacu babita imfizi z'uturere n'ibisekurume sibyo rero ugasanga umupasitori ayoboye Rurembo ugasanga umupasitori ayoboye paruwasi arongora abadiyakoni arongora abadamu b'abandi ugasanga yasenye ingo z'abantu benshi kandi ari bakwiye kubazubaka byagiye bigaragara bamwe bafite abana mu gasozi ba pasitori hariho n'aho byagiye bigaragara ugasanga kanguha urugero ubu nzi abapasitori babiri umwe yari umushumba w'Ururembo rwa ADEPR mu ndembo zari ziriho mbere ya Ezayi undi ni umushumba wa paruwasi uwa mbere nzi babiri nyine njyewe nzi nk'umunane ariko abo ndavuga ni babiri ubizi neza ko ntabwo ndavuga amazina oya ntabwo ari ngombwa ntuvuge n'aho bayobora n'ibyo basigaye bakora mbivuze batamumenya benshi baramuzi yaganiraga n'umugore w'umudiyakoni ukuntu basambana bavuye ku ruhimbi n'aho bahurira aribesha biba biraje niba yaraganiraga nawe afasheho kakanu babaga bafasheho biba byinyabitse ku rubuga tubaho we birayo mba ndabifashe nyakubahwa regional uyu ni wowe uri kuvuga ukuntu byaryohaga muri mu gitanda winjiriye umugore w'abagabo w'undi mugabo ADEPR ko mwari mwarayihinduye urusambanirora muri kutubeshabesha nta murongo muzima muri gushiraho ADEPR naho muri kutwiba muri kuyasambaniramo muri icyo gihe ababyibukana maze iminsi ide gushira kuri sitatu tuntu ko kuvuga ngo ibi ni ubu umushumba yabonye bitavamo yagiye mu rindi dini umushumba yarahinduye yavuye muri ADEPR arahindura ariko yagiye mu dini ryo bita ubuntu nubwo sase nzaduka nazo naryo sirishya yagiye mu dini ryitwa ubuntu naryo ni rishyashya ndatekereza niba ari ubuntu butangaje ubwo ntabamuzi ubwo nabo ndabarabuye abagore babo babe maso arabamarira abagore n'abakobwa mbese banahasengera undi nawe byabaye uko ariko we yasabye imbabazi kandi nzi ko yababariwe kandi aracyari no mu mirimo ari gusabye imbabazi ugomba kubabarirwa hari udakosa se
nakubwiye n'aba bakora amanyanga birirwa barwana intambara yaje akatura mu rusengero cyangwa agasanga umutambyi arababarirwa kuko utababariye waba unyuranyije n'ijambo ry'Imana cyane. rero ADPR yari ifite amategeko maba bongamye kandi afite n'imitegekere idahwitse. ubu nk'ubu umuntu wagize uruhare ko hopitali ya ADPR ya Nyamata yubakwa ndamushima, niyo dufite gusa. uwo mupasitoro niba akiriho Imana imuha umugisha cyane rwose. hariho ubwo numvaga ko nawe yabigizemo uruhare witwa Rurangirwa Emmanuel. Imana y'amahoro n'imigisha imuha umugisha. nawe yagize uruhare rukomeye kugira ngo iyo hopitali ya Nyamata ibiriho, ari nayo yonyine ubu ngubu aka kanya niyo gusa abandi bazaga bari kwigwizaho mu mishahara. ndashimira na biro nyobozi ya Usabwimana, sibyo? nawe ndayishimira. ndashimira buriya na biro nyobozi zagiye zibaho, zagiye zihura n'ingorane, umuvugizi akaba ari umuvugizi ariko abo bakorana nabo bakamubongamira. ariko Usabwimana ndamushimira na bamwe mu bo bari bafatanyije bake batekereje igikorwa cya Dove Hotel. nkanashimira ingoma ya Sibomana Yohana yacyujuje. nubwo yahuye n'ibibazo na Sibomana bakamubangamira bakiba bakayidindiza, Sibomana ndamushimira kuko ingoma ye niyo yujuje Dove neza. ariko hatagiye fondasiyo arinde Usabwimana, kandi yagambaniwe cyangwa yavuyeho bigeze kure. na Sibomana arakomerezaho hejuru. nubwo habayemo abo bakorana nawe kumuhemukira, uriya musaza ni inyangamugayo Sibomana Yohana, nawe ni inyangamugayo cyane ko n'urukiko rwamugize umwere mu bo bakatiye bose. kandi kuva kera navugaga ko ari inyangamugayo Sibomana. ahubwo Sibomana numva yagaruka mu itorero rye n'ubundi, ariko naho yagiye nigeze ashinga irindi cyane rwose, bakamwubaha nk'umukozi w'Imana. ubundi umuntu hari abagiye bagambanirwa bagendera mu byaha by'abandi, ugasanga niba biro yose hari abakojemo babiri genderaga rimwe. rero ntizimbye no mu magambo nkanasoza. ndashimira igihugu, ndashimira RGB, ariko nsaba ADPR yari irimo akavuyo kenshi mu bahanuzi. harimo agatogo abantu bahanura, udutogo turatandukanye. aka kari muri ADPR ni agatogo katarimo inyama k'abahanuzi bahanura. bamwe ngo ni inyeshyamba, abandi ngo ni inkuba, abandi ngo ni cy'abandi ngo ni iki. bari bafite ibyumba mu mago hirya no hino. biriya byumba rero wabonaga mu mago byasenyaga ingo z'abantu benshi. kubisambaniramo biriya byumba kandi ari iby'amasengesho. gukora ku mabere y'umugore wawe, umugore wawe ngo yagiye gusenga agataha amabere bayacenceje nk'abari konka. wabona umugore akugezeho ntabwo muri guhuza, ukabegwa iyo byaturutse. niho byaturutse muri ibyo byumba. hari abavuga ngo ariko hari n'imigenzo ya gipfumu bakoreramo baranaroga. kuki uhura n'umugore, kuki uhura uri umugabo witwa ngo ni umuhanuzi, ngo uri umuhanuzi, ugahura n'umugore w'undi mugabo ukamuhobera uri kumwiyegereza muri gukandana.
ubugamije iki si ukumushusha rero hariya muri biriya byumba hariyo umudayimoni hariyo uburaya hariyo ubujura ADPR ndanayisaba ko ADPR ubuyobozi buriho ibyumba ngo bifite abayobozi babiyobora bikorera hanze ya ADPR byazanaga amaturo mu bayobozi ba ADPR byavanye hanze ADPR itahazi ariko iyi ngoma iyi inyobozi ya Ezayi yarabiciye ubundi inyobozi ya Ezayi ntabwo ishaka amaturo ntabwo ishize amaturo imbere kurusha intama ishaka kugira ibintu byose bigende muri disipurine cyane ntabwo abakirisitu se turacatanga amafaranga twararuhutse ndetse basanze amafaranga mwatangaga ntacyo yakoraga iki se ko bayaguraga y'amakoti ya magana mwari mwarabakirire pe buri munsi ku rusengero rwacu nta gihe tutitangaga amafaranga none ubu maraga n'ukwezi abiragashira ntawe unyatse ifaranga ngo mushitsi yaje ngo nimutanga amazima ibati rirashaje hejuru rirapfumutse ngo abakirisitu korari nibi korari naya ukibaza ya maturo duturaga ajagaye kandi ari akantu bahoma katarengeje rwose gusiga irangi urusengero mwitange amafaranga duturaga ajagaye ye nitwitange kurusiga da ariko no mu maturo dutanga bashire makawa cyane wenda muze muyunganira mbavuga ati amaturo burya yabaye make amafaranga ryasigaraga ku midugudu ni nabyo byagiye bikenesha abapasitori ubu dufite abapasitori badafite amazu kandi barubatse insengero nk'eshatu ahubwo ndasaba ADPR kubafasha ubu dufite abashumba ba ADPR nyakubahwa Ndayizeye reka nkwisabire hari abashumba b'amaparuwasi bubatse amaparuwasi pe insengero zikomeye bibagirwa kubaka ingo zabo bari barabaye nk'ababikira bariyeguriye Imana n'ibyabo byose ariko abana babo barababaye ntaho kubabara nyakubahwa Ndayizeye na biro yawe mwatubabarira abo bashumba nk'uko mwubakiraga abakene nk'uko mwubakiraga abagize ibibazo runaka badafite amazu n'abo bashumba mukabashiramo ntibabe bandagaye sibyo banze umugayo kugira ngo bakorere Imana pe barahari badafite amazu kandi ntibigeze biba n'amaturo baraturaga bakayikorera yose i Kigali kugira ngo akore umurimo w'Imana Kigali bo bifite ama etage batuye hanakodeshwa ahubwo bafite n'izikodeshwa nk'ubu nzi nka babiri pe badafite inzu bababaye kandi umupasitori kwa kudi batubakaga ni nako babyaraga abana benshi cyane ugasanga umupasitori afite 12 none ze hanze Imana arabi nyakubahwa Ndayizeye mushumba wacu umubyeyi Imana yaduhaye ngo uzugire impuhwe uzurengere itorero ryayo ryari ryandagaye mbere y'uko ufasha wa mukene waza ugahera no ku bashumba bahoze bayoboye ADPR mu maparuwase badafite inzu turabarebaga bakadutera imbabazi mushumba kandi ukareba ukuntu bameze nk'inzererezi kandi ubu ntabava mu torero baracaja gusenga bagonzwe na rya tegeko ryo kutagira amashuri bagongana rya tegeko ryo kutuzuza ibisabwa kandi nibyo bitwaye na neza nk'ubu hariho abonzi babiri mwabafasha pe kandi abo bonzi babiri umwe yubatse paruwase enye sengero nini aho harimo inzu ye rwose nziza iyo hariho
yewe uretse n'ibyo yajya aranaje kuzisabira na za kompasiyo ariko ubu nanze afite pe so gufashwa aho gufashwa pe naba ari kunyumva hari rero yandikira ADPR urupapuro ahita kambere arebe ko yamugurira n'akabanza n'abakirisitu wenda dushake utubati. Hari nk'ikindi wasagaga nk'ubu iwacu iyi nyobozi ya ADPR iriho buno ifitiye umutima mwiza itorero ku buryo mukaja nko kugura ikibanza mwagenda mukabwa ko iki kibanza bagiye kukidutwara mwakitugurira ho nyine ko tuziteranya tukakishura ngo wapi ariko icyo washaka cyose barakigukorera. Nta torero bashaka gorije mu mabanki. Ndayizeye Zayi Nyakubaha Mushumba hariho abavugaga ngo yigize umushumba mukuru. None se si mukuru nyine ariko se kuba yaba mukuru byo bitwaye iki oya ni na mukuru none se ahagara itorero ni mukuru nyine bakabirwanya ngo ni titire. None se hari n'abavugaga ngo bishop bishop byo ni bibi nta ubundi ikintu biterwa n'uko wagikoresheje cyane sibyo. Nese abazanya ADPR bamwe se ba bishop rero ADPR itorero ryacu ryarimo agatogo mu bahanuzi ariko biri kugenda bikemuka. Abahanuzi b'abatubuzi batuburaga bari kugenda barivamo bakabona batubuzi bwacu bwarafashwe bwaravumbuwe ntabwo tugitubuye za mitsingi na za kigera mu yandi madini za mitsingi na za skoro ahuje ingeso nabo. None ariko hari umukobwa yimira ndamushimira ariko umukobwa witwa Riziki Chantal azaze tumuhe ikiganiro kuri ibyagezweho TV azaze mu muhe ikiganiro ku byagezweho TV. Chantal Riziki umva ndamushima mbere yuko ibyo byose biba yarahanuye ati Imana yarambwiye ngira wa wundi watwitse wahanuye Kadiraki Gasha. Kandi abantu barabivuga ko ariko byagenze mbere yuko isha barabivuga bakaratanga ubuhamya. Yarahanuye ati dore Imana iraje ariko nawe ashobora kuvangirwa ariko wahora uvangira. Yarahanuye umuhanuzi ati dore ngiyi iraje irimanukije gukorera urutoki rwayo ihereye hejuru ku bashumba ntiyahereye kuri Karuranga ikamanuka ku bamwungirije ikamanuka mu b'indembo ikamanuka mu maparuwasi. Yashoje ari kuvuga ngo izasoreza ku bakirisitu. Ako kantu ndagafite nako uri bugashire mu kiganiro ijwi rye uri rishire mu kiganiro uko yabihanuye byose niko byatonze umurongo. None abantu baraja guhanura bakaja kubesha ngo ingoma ya Yesaya kandi ingoma ya Yesaya yarashizweho n'Imana. Imana niyo yaje gukoresha kandi nayo yarayihanuye ngo nikore neza nikora nabi izayikuraho. Ngo nabo bari kumva nikora nabi izayikuraho inayinyuze imageragere nk'uko abandi bagiye banyura bagiye mu igororero. Ariko rero uko bibona ubanze tazanyurayo kuko yo iri gukora ibintu byiza. Imashini iki tuntu twose mbega uzi ko itorero ryacu ADPR muri ino minsi byabaye irisirimu n'inyandiko nyine byose bifite inyandiko. Ibizamini mu kazi ni disipurine n'ubunyangamugayo gushiraho abashumba. None se ubu
ubu uheruka kumva basengeye abashumba imyaka 2 sisize ahubwo nanjye ubwo nicyo kibazo nyangera abariho Sidone bariya mbere bashiragaho umushumba nk'ubu nkanjye nabo n'ibihumbi 500 nkabijana nkabikubita umushumba akansengera nanjye nkaja gukora uko ndayagaruza ari nabyo abakirisitu bahuraga n'ingorane muri uko kugira ngo nyagaruze baritanga cyane rero iyi biro nyobozi iriho nta mukirisitu ishaka kuvuna bashingaga insengero za hato na hato zitujuje ibisaba ntabwo byari bimeze neza bivuze ngo riziki ibyo yahanuye byose byarabaye yarahanuye oya njye nandikiye umubyeyi wacu narajipe hasize iminsi 2 na riziki arahanuye hasize iminsi 3 tubona ibaruwa yo muri arajipe iramanutse abantu baravuga ati hasize iminsi tubona aba mva byara no mu bakirisitu byatugezeho uko yabihanuye none rero abahanuzi abitwa abahanuzi muri ADEPR nibareke kuva mu itorero ahubwo nibahindure sije sibyo nibareke kuva mu itorero kandi n'umuvugizi wa ADEPR na biroyi bareke guhagarika cyane ukoze amanyanga n'uhanuye ibinyoma bamuhagarike hari n'abavuga ngo yahagaritse ubuhanuzi ngo umuntu ari kuja guhanura bakamukubita cyangwa bakamucecekesha neza ikawe umerutse gusengera bahanuye ko nawe abacecekesheje amerutse gusegasiga ubwe ku mwuka wera yamanutse cyane bagatangira kuvuga indimi ko ntawe abagize uca uwo mwuka wera yaraje ari umuyobozi ari umufasha yari afite gahunda nese wowe uzaje guhanura utangira umumanurire ngo ndagira rukururana 10 kandi ntanadahatsu ntanagura ndakwemere ibyo n'ubuyobe n'ukutubesha ngo tubaha amafaranga rero abahanuzi bari kwitiranya ibintu bakagenda bakava muri ADEPR nibagera niyo bagiye nabo abakirisitu bo muri ayo madini mubavumbure bamwe bari kuzanwa no kubesa ikoruka umuntu uva muri ADEPR ngahungiye muri indi dini nuko imitwe ye twayimenye ko yahanuraga ubuhanuzi bw'ibinyoma ubwo agiye kugenda nagera muri indi dini ati zopeya ritekesa kataya atangira beshe bamurundira ibifaranga kandi muri ADEPR abo twarabavumbuye kera none babonye imitwe yabo muri ADEPR itagikora bagiye mu yandi mate banyakubahwa bashumba bayandi madini mu Rwanda musuzume mumenye abahanuzi bari kuva muri ADEPR bazi wanyu mumanze mubigeho mugenzure bamwe ni babandi basambanyaga abagore b'abadiyakoni abandi ni babandi bamwe ariko ntari bose nawe bavuze bamwe hari abaza iwanyu ari bazima bitewe nuko bahinduye idini ariko hariho ibimasa by'imirenge mube maso no mwabakirisitu umwe mutareba ngo umuntu avuye muri ADEPR ngo afite umwuka hari igitumye avayo mube maso batabacukuruzaho utwanyu ahubwo abahanuzi nibareke kujarajara ubuhanuzi bwahozeho n'ubu buriho ndetse turabemera ariko bareke guca ibikuba ubu nta nubabwiye ngo muhanure ibi ariko nibahanure iby'umwuka wera yabahaye yabategetse kuvuga nkuko Bibiliya yanditse ngo abantu bazahanura bazarota bazavuga indimi ariko ngo izo bategetswe kugira ute kuvuga nande na mwuka wera rero jewe nkabacimira abahanuzi bitwaye neza
sibyo nshimira abapasitoro bitwaye neza n'ejo bundi narabivuze nshimira Ndayizeye Zayi nyakubahwa umuvugizi kandi naramusaba kwirinda gukubita nta muntu ukubita intama sibyo amategeko yagukubise ntiwitwaze ngo ni Ndayizeye nuhanura ibinyoma akagukubita arabakoreshejwe n'Imana nusaba imbabazi timbabarana natebekeye ubabarirwe vuba ariko mugaruke mu mukumbi mugaruke mu torero mugaruke mu ntama mukomeze muduhanurire ibizima ariko niba guhagaritse wahanuye ibinyoma ari byo bakweje ngo uhungire kwa Minyoni cyangwa uhungire muri Zion Temple kandi itorero rya Minyoni ni idini ryiza nyakubaha madamu Minyoni bataza kukuvangira bamwe ujura bacunga harya itorero rya Minyoni ribaye mu Kiyovu cya Kagugu itorero rya Minyoni ni ariko ngo hariho n'iriba Kimihurura afite n'insengero zigiye zitandukanye nshaka kuzajayo gusengerayo ndamukunda ni umudamu mwiza afite nawe bivuga yuko yahoze muri Zion Temple ndamukunda Imana yamutumye hariya nawe ikibazo ahubwo mfite aka kanya tunari aho ngaho ese ubona kureba ibitagenda mu itorero cyane cyane nka ADPR naho hari abapasiteri bagiye bashinga n'amatorero ku ruhande bayaturutsemo ese kubona ibitagenda mu itorero ni ngombwa ngo ufate umwanzuro wo guhita ujya gushinga irindi torero ntabwo ari byo ni ubusambo ndashimira Gitwaza yashinze itorero yavuye muri ADPR atari uko ateje intambara yavuye muri ADPR abwiye ADPR ati mwaranyubatse nanjye reka nagure ubwami bw'Imana mbukwiza amahanga yose agakiza mwamaye nkamamaza ntayavuyemo arwanya ntayavuyemo yibye n'uriya witwa Masasu nawe nuko nawe ubanza ngo yarabaga muri ADPR rero hari abava muri ADPR bakajya gushinga amatorero guhangana abo ni abarya sete rero kurya sete urabizi ni abarya amafaranga ubwo mbivuze mu rurimi rw'uruganda rero ahubwo ikintu twasaba pasitoro bacu bariho nibateze itorero imbere sibyo bubaka ibindi bitaro bya hopitali bubaka amakaminuza abana bacu bige sibyo bareke gushyira imbere guhembwa gusa nk'abambere cyane ko aba bariho bari gusana itorero barisanze rimeze nk'iriri kuri zero n'ubundi ryari riri kuri zero ejo bundi narabivuze kuko imyenda bishuraga ego nuko nabo bari abanyabwenge ari niti bashakisha uburyo bwose kugira ngo iyo myenda yishura itorero nyakubaha Ndayizeye umuvugizi mukora uko mushoboye hoteli ya Dove ivemo amadeni nariko abakirisitu mubidusabye twatanga amafaranga ariko mukatwereka brodero ko nta deni ririmo rwose kugira ngo ibintu byose dufite bibe biri mu ngwate ni bibi sibyo noneho amazu ya ADPR bakoreraga mu Kimihurura baremeye bayavamo baza gukorera mu dushamburete hano kuri Dove mu twumba two hasi muri kave tw'amafuti urumva tekeza abantu bemeye kuva mu mazu meza yo ku Kimihurura bakaza gukorera ni nkaho nubwo Dove Hotel ari ya ADPR ariko ni ikigo cyishamikiyeho cyane ubu ni nkaho ADPR ikodesha hasi ariko wenda nagikodesha kuko itorera riri kuko hotel ari yabo
ariko kuko muri Cave wasangaga ntacyo hamariye hoteli kigaragara baremeye batireka tuze dukorere muri Cave biro zacu zijye muri nta Cave byubahiro dushaka biro zije muri Cave ari amazu twakoreragamo akodeshwe nka miliyoni 10 ku kwezi n'urugero za miliyoni zidufashe kwishura kredi twasanze mu itorero ry'iyi Dove Hotel urukumva atari abakirisitu ahubwo abakirisitu bose bo mu Rwanda mu bampera amashi aba barwanya ikwiye amashi ikwiye no gusengerwa yicisha bugufi ukemera ukura ikibazo itorero ririmo igihe kinini cyane gukorera muri Cave konegisiyo kuyibona biragoye icyo nicyo Yesu adusaba kwicisha bugufi kugira ngo tugire ibyo tugera nari ibyo gusa bageze no kuri Dove ejo bundi narabivuze Dove barayaguye baguze ibindi bibanza ubusubira ruguru bishuye ibintu byinshi barakoze none rero abakirisitu reka nitwe karinje uhagarariye abakirisitu mu Rwanda ubu nditoye ubu ndi umuyobozi w'abakirisitu ba ADEPR bose mu gihugu reka mbahe itangazo rero ndabamenyesha ko njyewe nk'umuntu wakunze kumenya ibya ADEPR cyane nkaba n'umuyoboke wabo nkaba n'umuyoboke kandi amabanga y'itorero yose nayamenye bitewe n'abapasitoro ba ADEPR baranamemukiye kunyereka amabanga y'itorero kunyereka uko byatekinikaga uko bibaga uko babinyanganyaga narababaye uzi ko ari abapasitoro batumye mbabara bangwishijeho gato kubera uko kwamenya ibyabo uko nabaga ndi nabo muri uko tugurupe ibyo babaga barimo n'ibyo babaga bari kumbwira byatumye nibaza iri torero ryacu baba bararishimuse tuzi ko baba bararishimuse ati yari business aba ni abashumba nabigeze baba pasito ariko ni abashumba aba ni abashumba b'intama zazindi zirisha agapana twe kuko ibintu twaganiraga ndi nabo cyangwa ibintu naganiraga nabo ubu nagatinyuka kavuga ngo yeza yigo ni ikigoryi ngo ni umugingo kandi ari umushumba ariko ni n'umushumba ngahibaza uko yibaga rero yibaga ntabwo babimutera rero reka mpabakirisitu bagenzi banje itangazo njye na mbere narabivuze ku bwa Karuranga nta muntu ngura wangura ngahe ariko urishoboye sinakubwiye ko nishoboye cyane kubera leta y'u Rwanda yatumye ngira ijambo iragahoraho FPR inkotanyi murakabaha iteka ryose Kagame Paul urakaramba imyaka ibihumbi no kuba njenyeye gutyo ni FPR cyane itorero ya ADEPR rikorere mu gihugu cyiza ariko abakirisitu bo ntago babona abantu batuma itorero ryacu rihora ari ibigisebo mu bashaka hiki mubamagane mu izina rya Yesu abahora baje ku maradiyo ngo bari kusakuza ngo amakontara mu bihorere ngewe rero ndatangariza abakirisitu nyoboye mpagarariye nk'umukirisitu ariko ADEPR ifite umuntu uhagarariye abakirisitu mu Rwanda bose umuntu mwaza intumwa nawe uri kubivuga nk'umukristo nawe uri kubivuga nk'umukristo nigizewe muri uyu munota ariko ntariwe mbahaye itangazo mwima amatwi abaja kuri YouTube mu guhanura ibinyoma bakibesha bagashiramo n'amajambo ngo Sikoro na Mitsingi muri za ndimi baba bari kubesha zitayobowe n'umwuka wera mubima amatwi wa muntu utuma itorero ryacu rihora ari bigitutse mu mwima amatwi ahubwo mukomeze mwuzuzwe aho muri musengera mwuzuzwe umwuka wera abera umuyobozi amanuke mutanye muvuga Imana ya myuka yo kuri za kamera zo hanze muzamagana muyamagana birana kuge kari ukwikwega ubu sindi imbere ya kamera
sinakubwiye ngo nanjye nshaka nakwigira rete sa tenti taka tete pi kata tisi tita peti titi pekade sikoro de sa teke vita pristamoro de taketi siko nakubwiye ngo nabyikora hariho naho nageze mu nzu y'umuntu muri sa nsanga bari kubimwigisha w'umupasitoro bari kumwigisha indimi uko azaje aruzuzwa nonese birasa umwuka wera noneho ngenda ndi guseka nipfutse umuntu uravuga ndetse none bya bintu bamwe barabyigaga abayoboke ba ADEPR tuzi ko umwuka wera uhaba kandi njyewe nkunda no kuja gusengera aho barahanura nkafashwa ariko kumanurira kuri kamera nabirane ibinyoma n'ejo bundi hari umuntu nabonye ari imbere ya kamera ari guhanura byakomeye arangije kangusetse yarangije guhanura ari kugira gutya ngo Imana navuze ngo ngirongera ambwira ngo ngirongera arangije ngabagenga ndababwiye inyuma ya kamera turi haraguru inyuma ya kamera nikomwa nta muntu wari uri kubona nko hakurya ari kwitakuma ndabesha maze ndabona ariko si kuvuze gura bahamije ngabagiga ubwo wahoze urahanura none ni mamije abazimu nako ntaya n'ibyagukitse higamiyo ngamubaga muri kutubesha none rero ngo nabaginga arabahanura abakisitu ba ADEPR twiyubakira ADEPR yacu nziza twubaka igihugu cyacu twubaka insengero nziza ubu ADEPR nyeneyo ntariyo kubaka udusengero kutujagara ni ukubaka urusengero nka rura rw'inyarugenge buriya ruzi ko rura rusengero rw'inyarugenge bakirwubaka rurahenze buriya ruracaja hejuru kiriya gisenge bazagikuraho bongereho kuko baruhaye ibintu bihambaye rurakomene rura ruzamara imyaka 100 cyane rwose noneho tumenye ko itora ari ryacu twirinde barusahurira mu nduru barushimuze ejo bundi nabahaye ingero mwabakirisitu umwe mube maso narababwiye ngo uwa mbere yagiye ateruye amafaranga y'ikigega siko ndabamenyesha ko iyi nyobozi ya Ndayizeza amakuru mfite nuko ishaka kuzishura abakirisitu bibwe imisanzu mu kigega siko ayo makuru narayamenye bashaka kuzayishura wumva nubwo bakwishuraho 1/2 ubuyobozi n'uburengera no wenda niba natazi imigabane 10 wenda ukabonamo n'ibindi uriya wayibye akaja muri Canada ubu yagezeho yubaka ama etage wenda nibameho 5 cyane sibyo noneho hari undi navuze ngo ejo bundi mu kiganiro ngo nawe yaragurutse yahoze ari umuyobozi ushinzwe umutungo wa ADEPR mu Rwanda yitwa Christina yaririmbaga muri korali yo ku Kamashashi konto yitwa Kristo yenda uwo mugore nawe yaranyoshe ubu yaruriye indege igikapu buriya yarakegukanye Christine yibye igikapu ngo yagiye muri Canada muri kumva mw'abakirisitu mwe ibyo abo mwirirwaga murashima ngo barutezayi baraducucubije ntari uwo gusa muri kuvuga n'abatondora sisakangari niyo mpamvu rero nje nta ngoma yayoboye ADEPR nashima 100%. ubu ndashima ingoma yayoboye ADEPR ni ya Ezayi y'ubu niyo ndi gushima kuko nta yari yanyiba ahubwo nyakubaha Ezayi kora neza uzaveho mutatwibye muzaveho muturiye indege ngo mutorokane amaturo ya ADEPR muzaveho nimuzaveho bese tuzabongeze na manda yindi tubatore maze hubwo mwanda zo muba mwaragiye nizirangira muzahererekanye kashe n'inkoni y'ubushumba abandi mwatoje ahubwo ritoro ryacu muritesha riterwa agaciro nta muyobozi urangiza ibyo turabirambiwe
dushaka ko nyobozi ya Ndayizeye Zayi izasoza neza, byangombwa ikongezwa, byaba ngo yarangiza igahererekanya inkoni y'ubushumba. Bakirisitu bavandimwe, mwabera mwaribona, mwabona hari umupadiri wareze kiliziya mu rukiko ngo nibamuhe imishahara? mwabona hari umupasitori w'umurangirikani wagiye kurega ngirikani? canga muri he mu badivandisite? mwabona hari umupasitori w'umudivandisite wagiye kurega adivandisite mu rukiko? ariko aba bashumba birirwaga batwosha, birirwaga kuri za YouTube za cano, ngo barirukanwe bakaza kutwosha ngo tuvuge ngo turabangamiwe. Abo bose abenshi bajanye itorero mu rukiko. Ubu inkiko ziri gusoma imanza, itorero rigatsindwa kubera bari kwifashisha ya mategeko yari yubatse nabi ya mbere yabarengeraga mu bujura. Niyo rero ayo mategeko yabarengeraga mbere niyo ari gutuma bagera mu rukiko bagatsinda. ADPR igakomeza ihomba. ADPR yacu igakomeza ihomba. Rero mw'abakirisitu, abo pasitoro, abo badutesha umutwe, abo babigenza guco mu bimamata, tuvuge ngo bo bakoraga bagamije inyungu, ntabwo bari bagamije umurimo w'Imana. Nta mushumba wakareza itorero urugo rwe. Bityo rero ni itangazo naho abakirisitu bima amatwi, ntabwo mbaye umuvugizi, nishize mu kimbo cy'intumwa y'abakirisitu bose mu gihugu. Ariko bazananore mbese banese nta n'umwe w'abakirisitu bose mu gihugu. Ndabishoboye nubwo nta mashuri mfite, ndabishoboye. Nese ko mfite amabanga menshi nagenda kura mu mwaba pasitoro. Wayamenye ute se ubundi wamugana? Nayamenye ute si bo bayampaga. Ariko wabonyeho umushumba, we wabuzi n'amabanga yabo neza. Reka nkubwire n'ukuntu abashumba bamwe nta bwenge bari bafite. Umushumba arakwimitse, aragusengeye ngo baye umuvugizi, burakeye uramukubise. Rukumva iyo ndangagaciro. Bararwanya se bigeze gukubita umuntu nyine ukamwirukana ngo vaho, kandi ari waguhaye amagi. Muvura ijisho gacya karego kamena irindi gacya karego kanurira. Satani yari yarabagabyemo ibice. None rero nta terambere kwari kuzageraho. Reba urusengero rwa ADPR Muhoza rwubatswe imyaka igera mu 10 rutaruzura, kandi urwo rusengero amaturo ruturirwamo ku cyumweru ni igikapu. Ubu rutangiye kubakwa neza. Muri no minsi niho bari kubona udufaranga bagashiraho, turi kuva mu maturo no mu bwitange. Ahubwo nanasaba ururembo rwa Ruhenge nibubake ruriya rusengero vuba rurangire, rutaba nk'umwanda mu mujyi wa Musanze usobanutse kuriya. Sibyo? Bashiremo n'amapave n'amakaro, ibintu bigende neza. Sibyo? Mbese niba nta n'amafaranga abakirisitu bafite da, ADPR ku cyicaro gikuru cy'u Rwanda nibohereza amafaranga agarwubake, kuko ni regiyo, ni icyicaro cy'intara, kigomba kubakwa n'icyicaro gikuru cy'igihugu kibigizemo uruhare cyane. Sibyo? N'abakirisitu twese dukore, n'indembo zitubatswe zubakwe. Ndashimira usabwa Imana n'ubundi iyi urusengero rwajaga kubakwa mbere rwa ADPR
boherezaga amabati meza agezweho. Ariko ubu abakirisitu baba basigaye biyubakira kuva hasi kugeza hejuru. None ndashimira iyi nyobozi ya Ezayi yabishubijeho. Paruwasi nibiri kubakwa n'abakirisitu bayo. Ingoma ya Ezayi hari uruhare ishyiraho rwiza kandi rushimishije. Sibyo? Ishobora kuzana igisenge cyose cy'ibyuma n'amabati n'imisubari n'amadirisha. Ndatanga urugero. Iherutse iyi nyobozi ya Ndayizeye Ezayi iherutse gusakara urusengero rwa Rwerere. Iherutse gukinga urusengero rwa Rwerere rwose. Rwari rusakara ariko rwarabuze gukingwa. Oya n'amabati yagizemo uruhare. Iherutse kurukinga rwose uko rwakabaye miliyoni hafi nk'umunani 10. Urumva se iyi nyobozi ya ADEPR idakora? Nziruriya rw'iwacu ahandi se. Rero nibareke tuyisengere. Ikore neza. Itorero rigende neza. Tumurwanye iveho. Munyumvishirize iveho. Tumuhombye iveho. Abapasiteri bari mu zabukuru bagira abayobozi babahagarariye. Bazabarazana ijwi ryabo ibukuru kwa Ndayizeye. Turi kumvikana. Abari mu zabukuru aba nkuko amakorari agiye ameze. Sibyo? Amakorari ya ADEPR ndayagarukaho. Akomeza agire discipline. Nk'ubu nshaka kukubwira korari za ADEPR nemera mu gihugu zigifite umuco wa gikirisitu. Wa gikirisitu nkakubwiramo nk'ebyiri. Korari za ADEPR zarangwaga n'umuco wazo mwiza, kuririmba neza, imyitwarire myiza nk'ibyo mu tubyiniro, imyitwarire myiza, amavuta menshi akazisesekaraho. Kabona biteze udutambaro ni nk'inyange zera, barasa neza, afite indangagaciro za zindi za ADEPR yashaka. Ariko amakorari muri iyi minsi ari gushaka guteshuka. Ndashimira korari yitwa Serowamu Kwaya ADEPR Kumukenke Paruwasi Gasave. Ndanararikira abanyarwanda bose kuyikunda. Ubu ushobora gushaka korari ya Serowamu kabura icyerekezo cyayo ayiherereye. Ku Gasave. Korari Serowamu Kwaya ikorera umurimo w'Imana mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Gisozi. Turi kumvikana? Mu kagari ka Ruhango. Siko bimeze? Munsi ya Yerika hepfo. Bityo rero ni korari ya ADEPR Paruwasi Gasave, umudugudu wa Kumukenke. Paruwasi yayo iri hariya hejuru y'agacinjiro ka Gisozi. Umudugudu waho uri hariya hafi munsi ya Yerika. Mu ruguru y'urwibutso neza. Iyo korari rero iracafite indangagaciro na kirazira z'ubukirisitu bya ADEPR. Niba hararukirimbagamo umugore wa Ndayizeye Ezayi umushumba mukuru, ariko abantu bagira ngo niyo mpamvu bivuze. Imanza ari byo hari. Ko umudamu w'umushumba mukuru ni mwaririmba kuva na kera. Indi korari rero ubwo navuze mu mujyi wa Kigali niyo nangaho urugero mu makorari yose, kuko yo naho yagiye kuririmbira baba bambaye neza, bikwije, ibitambaro mu mutwe babiteze neza batashizemo ibyibo. Kuko hari abitega ibitambaro mu bwibone, nabyo narabimenye. Ugasanga mbere yuko akitega yashizemo ibindi bintu, yagira umwaka cyagwa agata agaciro.
iriya korari rero iracafite umwimerere. iyihe korari? Silowamu kwayo. Silowamu. Udutambaro neza buriya ngo nta n'uwemerewe kwikandagiramo kwirimbamo w'umugore n'umukobwa atiteze icyo gitambaro. Nese abigeraga abasirimu ntibabyitege bayirusha kuririmba. Mbweze ukuri. Nje mbonaga izi kuririmba n'izindi ziraririmba kandi zirabizi, nta n'icyo nziciriye urubanza. Ntabwo nduciye mukomeze mu mavuta yanyu, ariko nimutandukire umuco. Reka nk'urugero, hari korari zambara zititega ibitambaro zaja mu ntara ngo tugiye mu bakijijwe cyane twitega ibitambaro. Urukumva ko kantu kubera iki bo babyiteze naho bari nabo bagakizwa cyane. Noneho indi korari igifite uwo muco mwiza ni korari bita ADPR Rusizi Betaniya. Iracafite uwo muco wa ADPR mwiza wo kwambara neza. Indi korari yitwa Betelehemu Kwaya, ubwo ni mu burengerazuba. ni ebyiri zo nzi mu burengerazuba ziracafite uwo muco mwiza. Indi ni korari yitwa Siyoni Kwaya ADPR Jenda, nayo umuco uracarimo. Ariko ubwo ndi kuvuga izo nzi zo maze kubona, ubwo hariho n'izindi nyinshi. Indi yo nzi mu majepfo niyo bita Gahogo, ADPR Gahogo nayo iracafite umuco. Indi yo nzi niyo muri ADPR Kigali, nayo niyo bita Nyota Rufajiri ADPR Gatenga, nayo iracafite umuco wa ADPR. Burya nuza iriya korari Nyota Rufajiri igiye kwitwara nka Silowamu. None indi korari niyo bita Ukuboko kw'iburyo Kwaya, nayo ADPR Gatenga. Indi korari niyo bita Rabagirana ADPR Gicumbi, nayo nabonye biri ari sawa. Indi niyo bita korari Sezerano ADPR Butete Burera, ya yindi iririmbaga ngaho tugeze ni heza. Iriya rero ni okay, iracafite indangagaciro. Indi niyo bita korari Ingabire, ikagendana na korari yitwa Abategereje, ubwo nizo mu rurembo rwa Muhoza hariya mu mujyi. Nazo ziracafitemo akantu Musanze. ariko ubwo ndi kuvuga izo mpora mbona, ubwo hari n'izindi ntabona nyinshi. Ni ukuvuga ngo indi ya nyuma iyo mbona zikifite disipurine neza, zirimo neza, korari yitwa Abazahozwa n'Umucunguzi na korari yitwa Turi mu Rugendo za ADPR Butaro. Izo nazo ziri mu murongo w'indangagaciro na kirazira z'itorero. Ubundi izindi korari zindi zitakijana n'ibigezweho noneho. Ubwo navuze korari mu myambarire niho naje, buryo zigaragara mu myambarire. Noneho navuga n'indi korari zitakijana n'ibigezweho byo mu isi. Ibije byose ntabwo zibijamo. Uvuze ngo tuje iyi ntabwo yakwemerera. Uvuze ngo tuje kuririmba hariya ikubera ukwiri kwibona ishobora kutayemera. Nayo iracahagaze ku ndangagaciro na kirazira. Noneho yo ndayifata nzigira ebyiri. Ubwo nahereye ku za mbere, ariko ngiye nahereye mbese iya nyuma yongeye kuvuga niyo ya mbere muri zose. Niyo ifite indangagaciro na kirazira z'itorero izifatanyije, izibumbiye hamwe.
muri rusange nubwo yabibuze kamwe yabibuze akantu ni akantu kamwe kabarimo wenda badakunda kwitega ibitambaro ariko imitsatsi yabo batayidefiriza ariko ikaba ariko rero utatandamisha ngo ikwemerere utayibwira ngo ijani ushaka ngo yemere ni korali yitwa Hoziyana Choir Nyarugenge ADPR Nyarugenge iyo ngiyo ubwo mvuze iza mbere rero iza mbere zifite umuco mwiza zikijyana n'itorero mu Rwanda sibyo mu Rwanda rwose zonzi ngewe nubwo hari n'izindi ntazi harimo n'izindi nka hani Gasave hari Iremera hari yitwa Amahoro izo nazo ni sawa n'ahandi ziriyo nyinshi rero ndasaba rero abakirisitu ba ADPR tugomeze tugende mu muco wacu twe kumva abanyenambara bari kutubesha ngo umuvugizi Ndayiza yagiye gushiraho abadefiriza ngo tumwange ngo tubyemere nzi neza ko ibyo atabikora nzi ko aramutse abikoze amasengesho mwamusengera ubanza yamukura ku buyobozi haramutse ashizeho ngo badefirize bayitukuze bagira ute ndabizi bamugira no mu butayu ngo mana turengere mukureho bityo rero ubundi nyakubahwa umuvugizi wa ADPR na nyobozi ikintu bagomba kumenya ntabwo abari mu buyobozi bose bwa mbere ntabwo ari babi abari mu buyobozi bw'izo nzego zagiye zivaho zirukanwa ntabwo bose ariko bari babi sibyo rero nibabafate babashire mu myanya babagira abashumba babasubize ubushumba bwabo babasubize mu midugudu mu maparuwasi mu rurembo nihavamo umuntu bakabona hari uwujuje ibisabwa bamusubizemo mu biro bikuru bya ADPR mu mishinga ya ADPR sibyo icyo gihe ubundi ufashe igihugu ugashaka kwima bamwe abusanze niho intambara zivukira ugasanga ntabwo biboneye sibyo nka perezida wa repubulika FPR Inkotanyi yafashe igihugu ariko ibintu byose yirinze kuvangura yirinda kurobanura yirinda ibyo bintu abari mu buyobozi bwinshi bwose bw'igihugu batakoze jenoside bahawe imyanya ingabo z'igihugu z'icyo gihe zashizwe mu myanya ndetse zimwe zihabwa n'abapeti amaremare nk'urugero nk'uri uherutse gupfa yari ari mu basirikare bafite amapeti ya nyuma mu gihugu uriya witwa Marcel yari ari generali furu rero n'iyi nyobozi ya ADPR iriho ubu nifata bahoze bari abashumba icyo gihe bujuje ibisabwa nk'uko ejo bundi nabivuze batijanditse mu manyanga ye kuba nk'ibahimye ye kuba nk'ibakubise ahubwo igenda ibazamura abujuje ibyo RGB bisaba kuko hari abaretse ba ADPR maze guhindura yabategetse kuja kwiga hari abarangije rero bye kwitwa ko abashumba bo mu maparuwasi abashumba bo mu ndembo abashumba biki bye kwitwa ko atarimo abahozeho kera nubwo bataje mu ndembo canga hehe ariko mu yindi bakajamo ariko no mu ndembo kuko ntabwo baba bagiye gukuraho abariho ko bamaze kujaho ariko dusaranganye akanya kabonetse bamushiremo mu rurembo harimo imyanya 3 batiriwe baranaje gukoresha ikizami bashobora gufata wa wundi wujuje ibisabwa wahoze ari mu nzego za mbere babesheye bakamuzamuramo batakoresheje n'ibizami sibyo umwanya arawuza arawumerita kuko no gukora mitasiyo biremewe no gushiraho umuntu bitewe nuko bimeze amategeko biremewe rero abakirisitu bundi dusengere nyobozi yacu ya ADPR inzego zacu kuva ku mudugudu kugeza ibukuru twirinda intambara urusaku rwa hato na hato
abatumenyeye andi madini ahora duseka batuvugiraho twarabaye akabarore mu ruhando rw'amadini birangira. Ubundi ADEPR yacu dukomeze dutera imbere, kandi ari nako nyobozi yacu bafasha imfubyi n'abapfakazi, kandi inyobozi iri kubikora mu buryo bunini. Ubu ahigiriye imaze kubaka amazu menshi y'abatishoboye. Noneho inyobozi yagiye inafata n'abana bamwe ikabajana kwiga no za teoloji. Urumva rero tuyisengere izasoza urugendo neza, kandi ntizarusoze ihiritswe ifunzwe, ahubwo izarusoze mu mahoro. Tumenye ko abaza bakatuzanira intambara ni babandi bashaka ngo vaho njeho rero ntago tukikeneye mu itorero ryacu. Nguhimbire uveho njeho ntago tukigukeneye. Nguhimbire ngo wagize ingengabitekerezo ngo ukunde uveho ntago tukigukeneye. Nguhimbire ngo wibye ngo ukunde uveho njeho ntago tukigukeneye. Uje kwigira ngo ndi nzahura torero kandi uje kuririmbura ntago tugigukeneye. Dushaka amahoro mu itorero ryacu rya ADEPR Pentecote, nk'uko mu rusengero rwa ADEPR Nyarugenge handitse ngo umuriro wa Pentecote uhore waka ku gicaniro ntukagire ubwo uzima. Murakoze. Nkuko mwabyumvishe ndabashimiye muri kumwe mukurikiye iki kiganiro. Ndatekereza byagenze neza cyane, ariko nyaboneka ko tarakora subscribe, nagira ngo ukore subscribe. Ni umusanzu ukomeye kugira ngo ukomeze nawe ushyigikire cyangwa se ukomeze ushyigikira umurimo wacu muri rusange, kuko turi gushima ibyagezweho. Kamashimire rero aho mwari muherereye hose, ariko nubundi imbere yuko dusoza nubundi arasoza nisengesha. Ariko ngewe mbabwire ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Mana data, Mana nkuru, Mana ishoboye byose, Mana nyamana, Mana yaremye ijuru n'isi, turagushimye turaguhimbaje, habwa icyubahiro. Tugushimiye kurinda kwawe, ubutabazi bwawe, uburinzi bwawe ku gihugu cyacu, ku bayobozi bawe bacyo. Tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye urukundo dukunda, tugushimiye ineza yawe. Mana yacu nziza, izina ryawe habwa icyubahiro. Tukweretse igihugu cyacu nk'uko twabitangiye tubigusaba, tukweretse abayobozi bacyo, tukweretse itorero ryawe ryacu ADEPR, tukweretse abayobozi baryo, tubasabiye imbaraga, tubasabiye ubwenge. Data, baha ubwenge bwo gukora umurimo wabashinze, ubahe n'imbaraga zo kubikora neza. Batsindire Satani n'umwanzi n'imyuka mibi n'abadayimoni. Tesha agaciro ibyahagurukira nyobozi ya ADEPR byose, ubitesha agaciro kandi ufate mpiri abashaka gukomeza kuzana ibibazo mu itorero n'intambara, ubacecekeshe. Nk'uko wavuze uti uje gukorera urutoki rwawe ari ryo torero ryawe, kandi ukaba ukomeje kubigeraho neza. Tugusabye imbaraga n'ubutware kugira ngo ubishyire ku bakozi bawe bariyobora. Icyo bakora cyose bagikorere mu bwenge bwawe, bagikorere mu mbaraga zawe, batasabye ubwenge ahandi, batabusabye ikuzimu nk'uko bamwe bajya kubusabayo. Bambika imbaraga, bambika ubushobozi, maze igihe nikigera uzabahembe kuza mu bwami bwawe, maze intama baragiye bazigaburira ibizitunga kandi bifite umumaro. Data, abayoboke bawe b'itorero kandi bawe ni ukuri, abashumba, pasiteri, abakuru b'imidugudu, twebwe twese ukomeze utugire neza. Kameramani, umunyamakuru, tugire neza, kandi ukomeze udushyigikire kuri iyi biganiro tuba dukora no kuri cano Dushime Ibyagezweho TV. Hari abantu benshi bafite amacano anyuranye, ariko abaho hahiswemo ijambo ngo Dushime Ibyagezweho TV. Ntabwo ibintu byose biberaho kunenga Data, hariho n'ibyo gushima. Warakoze kuduha Cano TV kugira ngo tujye dushimira abakora neza, abayobozi b'igihugu cyacu, abitorero n'ibindi byiza muri rusange. Nuko rero
uyirinde, abayobozi bayo, abanyamakuru barinde, kandi ukomeze uyiteze imbere ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.